umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro hamwe namwe noneho mu gihe cyo kujya kurangiza akazi nari ndi gukora finisage ahantu nakoraga hari ikirinye cya haute tension nk'iyi ngiyi hano hejuru y'amapirone niyo naje noneho narakoze nzamura tibe bayimpaye hasi yo kuza kuba twakandagiraho twazamuragaho ari amashofu twabanzaga kwesitara hejuru y'amatanka ngiye kuyiteraho ya tibe bampaye niyo yabashije kuba yandusha imbaraga mu kirere kubera n'umuyaga nyifashe n'amaboko abiri nibwo yagiye ihita inkubita muri yari inyahote tension gusa ijambo rya nyuma nibuka navuze ngiha ikimara kunkubita kuko narahanutse cyane ndahanuka aho narindi ubwo ndamanuka ngo ku kidare cyubatse nk'iki ngiki cy'igisima gusa ijambo navuze ati mana wenda apfuye nibyo jambo nibuka ryonyine gusa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Kugeza kumperuka isi hamwe namwe umukiza be hamwe namwe. Njyewe nzi yuko umubiri mfite atari uwanjye, isaha n'isaha nawakwa. Numvaga ko nyine bimubayeho ndabyakira ko nta kundi byagenda. Ngera ngataha rimwe na rimwe nakumva nabwo ntangiye kwigunga ubuzima numva butangiye kunanira abwira Imana habwiye ati Nyagasani niwe wansigaje ku isi ubuzima bwanjye warandokoye ntiwuze uko buzagenda. Reka mbasuze cyane rero mbifurize ibihe byiza muri yagiye atandukanye mbabwire ngo ikaze ku biganiro byacu rero. Iyi ni Impanuro TV, wowe udukurikiye kandi ubana natwe mubwire ngo komeza kugubwa neza uri yagiye atandukanye. Twizere ko mukomeje kugubwa neza rero nkuko tubikora kandi dusanzwe tubigenza ngire ngo akenshi bituruka ku makuru atandukanye tugenda twakira ku bitekerezo mugenda muduha, ari nayo mpamvu uyu munsi twafashe n'urugendo kugira ngo dusure uyu muryango muri kubona kuri kamera zacu. Ni ubuhamya na amateka aba yaratambutse, ni ibihe bikomeye cyane by'urukundo baba baragiye banyuramo. Uyu munsi hari byinshi cyane babafasha mu bijyanye n'ibitekerezo biturutse ko uyu munsi babayeho, ahubwo binagaruka cyane ku ndi mibereho itandukanye bo uyu munsi mwagena mufashamo mu buzima bwabo bagiye babamo mu buryo butandukanye. Reka fata aka kanya kugira ngo mbaye ikaze ku Impanuro TV. Muraho ariko mama? Muraho neza? Muraho neza. Makuru ni meza. Ko ni byiza cyane rero turishimye kuba turi kumwe namwe. Nagira ngo ku bantu badukurikiye mutangire mutwibwira amazina n'ubundi kugira ngo tuganire tuziranye. Yego. Murakoze. Raho neza ariko? Muraho. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Fabrice. Mboneyeho nsuhuza n'abavandimwe n'inshuti bose badukurikiye kuri aka kanya, Nyagasani abahe umugisha. Papa Fabrice. Amazina ni Niyonkuru Fabrice ngira ngo mwatumvise mama naho umwanya n'uwawe. Nanjye ndabasuhuje, amazina banyita Niragire Placidia. Twabasuye rero twishimire ko mwaduhaye n'akanya kugira ngo tuganire. Ni byiza cyane kandi twishimire ko twasanze namwe muri amahoro. Ubundi hano hantu mutuye nk'umuntu ushaka nko kubasura tuvuge n'urugero mwamurangira gute kano gace kito gute ubundi turimo? Aka gace turimo ni hano turi mu murenge wa Kimisagara. N'ubundi n'akagari nako ni Kimisagara. Ni haruguru y'amashyirahamwe ya Nyabugogo n'ubundi byose ni kimwe. Yego. Kano kagari mu murakazira cyangwa muri Kigali mu gihe umuntu abatazi n'akagari atuyemo cyangwa umudugudu? Ahangaha turahazi. Ni muri n'ubundi akagari nako ni Kimisagara. Yego. Okay. Mu buryo nk'ubu rero twifuje kugira ngo tuganire namwe mu buryo hano murakodesha na hanyu tubasanze bimeze bite? Ahangaha turakodesha. Yego. Mwatuye kuva ryari hano? Ahangaha tuhamaze uko kwezi kugiye kuba kwa kane. Yego. Ariko n'ubundi aho twari dusanzwe turi n'ubundi twari turi hano muri Kimisagara n'ubundi hano hirya gatoya. Yego.
amateka atandukanye y'ubuzima muba mugenda munyuramo mu by'ukuri kandi twizere ko byose biraza gukomeza kugenda neza ariko wowe udukurikiye ushobora gufata uyu mwanya kugira ngo ubyumve ndetse wumve n'igitekerezo wasangiza uyu muryango mu buryo nk'ubu ngubu. Fabrice mu by'ukuri wavukiye muri Kigali cyangwa mwahaje kubera gushakisha ubuzima bimeze bite mwavutse ryari? Ntago navukiye muri Kigali, navukiye mu karere ka Nyamasheke, niho mvuka, niho kavukire yanjye. Ni muri Bushenge, mu murenge wa Bushenge ariko n'ubundi byose ni kimwe, ni muri Nyamasheke. Ni muri Nyamasheke. Yego. Rero uyu munsi hari imibereho ufite nyuma yuko ubuze ingingo. Umuntu ashaka kwibaza ni gutya wavutse umeze cyangwa ni andi mateka yaje nyuma bimeze bite? Gutya ukomeze ntago ariko navutse. Inaga sida ituruka ku kazi nakoraga. Ari nabwo wambajijeho gato ko ati navukiye nangaha, gusubiza ko navukiye muri Nyamasheke. Naje nangaha nje muri stage y'ibyo nari nize technique. Banyereza gukora stage nangaha i Kigali, ndayikora irarangira. Ntangira kubona akazi nakoraga, mbona ibirakanza kugeraho mbona company nkorera, nibwo naje kugirira amezi agisida zingana gutya. Turaza kubigarukaho mu buryo burambuye ngire ngo ibwo bwa ubuzima. Mama reka tuganire nawe rero sasa rero. Fabrice mwahuye ryari, mwamenye ryari se, mujye kumara igihe kingana gute mu bana? Rero tuvuka hamwe, twahuye kuva kera. Muri abana b'Inyamasheke mwese? Yego. Nawe ni Kanjongo cyangwa ni Bushenge? Oya, nanjye ni muri Bushenge. Yego, dusuze n'abantu badukurikiye baturuka Inyamasheke ni benshi cyane kandi turabakunda cyane abantu b'Inyamasheke kwa ba Fabrice hariya. Yego, nise ko mumeze neza cyane. Mwahuye ryari, ubundi mwatangiye gukundana ryari nyirizina? Uyu munsi yenda kuba muri kumwe mubanye nubwo ari bikomeye cyane mu mwaragiye munyura muri ku munsi mukiri kumwe, muhamenye ryari ubundi bimeze bite? Twamenye tuva ku ishuri cyane nkuko twari duturanye. Twakundanye tukiri abana nyine. Mu by'ukuri hari ukuntu abantu bahura, mwe mwahuye mukigana mu mashuri abanza cyangwa yarayisumbuye? Abanza. Mwize hamwe, mwakuriye hamwe, byose byaberaga hamwe, dutashya hamwe. Yegereze mikro. Twavomye hamwe, dutashya hamwe, byose nyine. Wajya gutekereza ko azaba umutware wawe? Hari ukuntu abantu wenda bakurana ugasanga hari ukuntu wenda umwe banapinga undi cyangwa se batabyumvira. Mu by'ukuri umubano wanyu watangiriye nyirizina mujya gutangira kumenyana mu buryo nk'ubu ngubu kugira ngo wenda muri kumwe n'ahangaha hari aho urukundo rwanyu rugeze? Twari tumaze gukora wenda nka 18 gutyo. Nibwo mwatangiye gukundana. Byarakoroheye yenda kugira ngo ufate amahitamo byanga byemera umwana w'umukobwa cyangwa se nkawe mu kigero wari ugezemo hari igihe ufite abandi bantu bakubwira ati ngwino twibanire? Nagira ngo wowe kubera iki wamuhisemo mu bandi icyo gihe kavuga ati ni wowe ugomba kumbera umutware? Impamvu namuhisemo nuko twakundanye turi abana, imico ye nyizi kandi tunaturanye nyine. Byaragufashije cyane kugira ngo ubashe kumenya mu by'ukuri icyo ugomba gukora. Yenda kundi Fabrice wamubonaga gutenda mu buto kugira ngo nawe uvuge ati se bundi niwe wagiye kumubwira cyangwa niwe wagiye gukubwira? Twese tumeze nk'aho twahererekanyije kuko niko byaba bimeze, ko buryo umuntu yumva mu ndi uko muba mubaye muri societe yaho mwamura hose, kujya mu misa, kujya ku ishuri, no kujya guhinga rimwe na rimwe hafi na hafi twaragurizanyaga, umwe akajya kwishyura undi. Urumva twe twabayeho nk'aho tuziranye bihagije. Nubwo yaba ari nanjye wabana naramutanze nkabimubwira, ni nako bimeze, nawe yabyakiriye vuba, ntago byegeze bimugora ngo woroso yibabyukaga. Ntago yabitinze cyane. Ntago yabitinzeho cyane. Mu by'ukuri uyu munsi mujye kumara iki kingana gute mu bana? Uyu mwaka ndumva ari uwa kabiri. Mushakana donc mubamariye mubana byemewe n'amategeko cyangwa n'Imana muko mwabanye? Mwari mukiri Nyamasheke cyangwa mwari mwarajana muri Kigali? Oya, twabaga n'ahangaha. No kuvuga ngo ukuntu byagenze byo nkimara kuza gukora stage. Urumva stage wayitangiye ryari? Wayikoraga? Nakoze stage ya technique nize
nize ibintu bivangavanze byo narasudiraga ngakanika ibintu byose nkabikora bijyanye na tekinike. Niyo stage narinjemo, nawe ibyo yari yarize yaje kuzansanga inahangaha, nawe aje mu byo nawe yize. Yarize ibintu bijyanye n'ubudozi nibyo we yari yarize yarakomeje. Nuvuga ngo we yansanze inahangaha, naje no gukorana gisida nawe ari nahangaha ari hafi. Mwese mwarabanaga hano muri Kigali bijya kuba ariko tutaba mu nzu imwe nyine njyewe nabanaga n'abandi basore. Nuvuga ngo impamvu mvuze imyaka 2 ubundi twe tubanye nyuma y'aho inagisida njyewe imbayeho cyane, kuko nukuvuga ngo naje kugeraho mu kazi nari maze gukora, kuko naragendaga nanjye nizigamira, mbona yuko uko nshobora kuba maze kugira ubushobozi bukeya butahambaye, ariko nshobora kuba nanjye nakubaka urugo nkamenya uburyo narutungamo mu buryo bworoshye, kuko nari maze no kubona nako kazi. Yego, nuvuga ngo nicyo gihe wowe bene watangira ubuzima, wowe yaje kuza muri Kigali ariko aza n'ubundi rukundo rwanyu rukiri tukiri kumwe n'ubundi dukundana. Ubundi yenda duse nko twinjira mu kibazo nyirizina cyabaye cyatumye uyu munsi yenda Fabrice yenda uyu munsi hari ubuzima bundi ubayemo butandukanye n'ubwo wari urimo icyo gihe. Mu by'ukuri byagenze tukurumva wari umaze kugira experience mu kazi, mu stage wakoraga, ako kazi wakoraga gatandukanye. Ubundi nagira ngo tubwire mu by'ukuri ikibazo byatangiye gute, si icyo gihe byari bimeze gute, kumva none wari utarabatangira no kubana nawe, nagira ngo dusobanurire mu buryo burambuye. Yego, kwari tutaratangira kubana, nari mbaye nahangaha i Kigali mu buryo bw'akazi, nawe habaye mu buryo bw'akazi ari ugushakisha. Nibwo nanjye nk'umunsi umwe iya gisida nayikoreyeho, nakoraga kampani y'Abanyatunisia y'Abarabu ikora bino bintu by'ama energy soleil, niyo nari narabonyemo akazi ariyo nkorera. Ku munsi wo kujya gukora akazi rero ndibuka hari ku itariki 30 z'ukwa 12 muri 2018. Yego, ubwo urumva n'ubundi twari turi gusoza na 7 twinjira n'ubundi muri 8 n'ubundi byose niko ngiye mbibara. Icyo gihe bampamagarwa ku kazi, ndagenda njya gukora bisanzwe nkuko n'ubundi nahamagaga. Bari bandangiye aho bari badepoje ibikoresho kwari bukore hari hano Ikibagabaga munsi y'ibitaro. Ndagenda bisanzwe mfata amamashini njya mu kandestra ntangira gukora. Noneho mu gihe cyo kujya kurangiza akazi nari ndi gukora finissage, nakoraga hari ikirinye cya haute tension nk'ingiri hano hejuru y'amapirone. Niyo naje noneho narakoze nzamura tibe bayimpaye hasi yo kuza kuba twakandagiraho, twazamuriragaho ari amashofu twabanzaga kwestara hejuru y'amatanka. Ngiye kuyiteraho ya tibe bampaye niyo yabashije kuba yandusha imbaraga mu kirere kubera n'umuyaga. Nyifashe n'amaboko 2 nibwo yagiye ihita nkubita muri yari inyahote tension. Ukuvuga ngo byo bikimara kugenda gutyo, ubwo nanjye ntago namenya ngo byagenze gute. Ubwo icyo nibuka nicyo ngicyo, naje nyuma kwisanga ndi mu bitaro hano Ikibagabaga. Gusa ijambo rya nyuma nibuka navuze ikimara kunkubita, kuko narahanutse cyane, ndahanuka aho narindi ubwo ndamanuka ngo ku kidare cyubatse nk'iki ngiki cy'igisima. Gusa ijambo navuze ati mana wenda apfuye, nibyo jambo nibuka ryonyine gusa. Bo noneho nyuma yo kuza kugaruka kengeho gatoya nsanga ndi Ikibagabaga mu bitaro. Nyuma yo gukanguka gato nsanga na madamu yarataraba umudamu wanjye, twarakundanaga icyo gihe. Ubwo bari bamuhamagaye nawe bamubwiye, nsanga nawe arahari. Ubwo ngubwo barampima nk'uya na dogiteri arambwira ati ntago bishoboka ko wabugumya ahangaha. Barambwira ati n'ubundi amaraso yamaze kunkamamo yankamutsemo. Nibwo bahamagara ntago navuye. Ubwo ngo umuro ukigufata uruma ukamera nk'ibiti. Yo nayo nakamutse ku buryo n'umubiri yo bafatagaho gutya wameraga nk'ishashi ntiwongere gusubirayo. Arambwira ati bahita bansabira transfer njyana CHK, turajyana. Maze kugera CHK ubwo madamu nawe twari turi kumwe ambaho tugumana mu bitaro. Igihe kiragera cyo kuba barambwira ati amaboko twararwaje, ntago yahise acika ngo ahita ahungukaho. Babanje kugerageza barabaga imitsi bararambura biranga. Amaboko yari yafashwe cyane. Ubundi na amaboko naka kagura kangaka.
ibyo bambwiraga ko bagomba guca bagaca amaboko n'aka kaguru hano naho hano ariho babazi batera hano ni kuri aka ngaka noneho ubwo ngubwo turahabaye umuganga araza arambwira ati isaha yo kujya kuguca amaboko irageze ndasinya baranjyana maze kugeramo gusa urumva ntago nabuze kubabara nabuze ati mana yanjye nari mbayeho nibeshejeho njya gushakisha none amaboko nakoreshaga aracitse mana uzandenge niryo jambo nibuka ndagenda ndasinya barantwara banjyana muri salle dope nka 2:00 za mu gitondo ndumva naravuyeho 12:00 za nimugoroba ubwo mu gukanguka narebyeho hano ndeba nahanga nsanga nyine bayaciye kuko ntacyo yari agikora n'ubundi bapfutse ndaza umudamu arandwaza he n'undi musore w'inshuti yanjye twabanaga barafatanya barandwaza namaze amezi 2 n'iminsi mu bitaro mba ndatashye subira handi nabagaho nakodeshaga mu nce za Kimironko mu izindiro niho nari kwakodeshaga tubana n'abandi basore nkomeza kuba mu buzima igihe kiragera mbona butangiye kungora noneho birenze urugero kuko no kuvuga ngo burya yo kwese twahagurukaga tukajya gushakisha umwe agacana n'undi agacangaha ubwo urumva bo nabo kwari kwakubyuka buri mu gitondo umwe agenda n'undi agenda ndareba ndavuga ese mana yanjye ubu buzima nzabomamo kugeza ryari kugeza ubwo nanjye natangiye gutangira kujya nshaka kwiheba ariko ndavuga ati mana yanjye n'ubundi niwe wandokoye ntago nshobora kwiheba numve ko iherezo ry'ubuzima bwanjye n'ubundi rirangiriye ahangaha ubwo ngubwo ku cyumweru harageraga nkajya mu misa nahavayo nkongera ngataha rimwe na rimwe nakumva nabwo ntangiye kwigunga ubuzima numva butangiye kunanira abwira Imana nkabwira ati Nyagasani niwe wansigaje ku isi ubuzima bwanjye warandokoye niwe uzi uko buzagenda bigeraho nkomeza kubitekerezaho gutyo ndumva naramaze amezi agera nko muri 6 mvuye mu bitaro mbayeho mu bwo buzima no kuvuga ngo bwarangoraga pe ariko nanjye nza kugeraho ndavuga nti byanga byakunda mudamu wanjye ubuzima bwanjye nari mbayemo bwose arabuzi aho twavuye twari tutarabana ariko we nkuko twakundanaga yambaga hafi niba ari utubuto ku mafaranga make yaba afite yaba yakoreye akanzanira mbega niwe muntu nari mfite n'ubundi wo kuba nabona ko ari we n'ubundi ukintekerezaho ni ukuvuga ngo nk'ubwo nko kuva mu bitaro nyuma yaho ubwo nyuma yo gusohoka mu ibyo bitaro nta amafaranga yose ushobora kuba nanjye kwakunda umwana w'umusore ashobora kuba ati ndi kugenda nshakisha nizigama yose ubwo yose yari yarashize yose nsohokamo njyewe nta kuba n'ibihumbi 5 byanjye navuga naba nsohokanye wenda byandengera ubwo kubaho ko ari ugutegereza abavandimwe bo bakava gushakisha kuko mva mu bitaro nabwiye Imana nabwiye ati Mana njyewe nari nibeshejeho Mana uzandinde umbabarire sinzajye kwicara ku muhanda ngo nsabirize gusa nk'ijambo burya iki umuntu asabye Imana irakimuha kuri njye sinumvaga ko byashoboka ngo bibeho ariko hamwe no gusenga Imana yagiye impa umutima ukomeye wo kwihangana ubuzima ngezemo nkabwihanganira nibwo naje kugeraho ndatekereza ngati rero reka nicare muganiriza mubwire uko ibintu bimeze mubwire nuko ubuzima mbubona naho bugeze mbona ko buri kwanga naragiye ndamureba aho yabaga ari gukorera ku kazi mu mwanya muto turaganira mubwira ubuzima mbayemo ukuntu ngiye nshobora kubyuka gasanga abasore bose twabanaga bigendeye nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu na kimwe ashobora kumfasha nawe yambereye imfura arabyumva arambwira ati rero ni njyewe ushobora kuba wagufasha nk'ibyo bintu byose mbaye ndi hafi yawe ndamubwira nti rero byagakunze pe kubw'umutima wawe ufite ukaba unabikumvisha ukabikwemerera kuba byakabayeho mubwira ikibazo cya mbere nawe se kubona amafaranga yose burya kugira tubane nubwo tutakenera ibintu bihambaye cyangwa byiki twasaba nta nzu nagiraga i Kigali icyo gihe kuko nyuma yuko ibingibi bimbaho twebwe ubundi ubuzima twabayemo twari tuziranye njye najyaga mubwira nti njyewe nta wundi mukobwa nshobora kubona n'ubundi numve kanyuze tuzabana n'ubundi nkimara kubimubwira mu ibyo bihe
ubwo nuko ngo ni nagisida nyikora ngewe namubwiye nti reka twebwe mu bushobozi tumaze kugira ndashakisha nawe ugashakisha reka tuzakora ubukwe n'ubundi birangire twebwe tunashyingirwa bive no mu nzira birangire kuko nko nanjye gahunda nabaga mfite ntago nari mfite gahunda yo kuba ngo ngo nzaba i Kigali naho gati nubwo mu cyaro ubuzima bwaho baba butworoheye uragenda niba ari ahantu ufite nk'agasambu gatoya washyiramo akazi uko kaba kangana kose twarabiteguraga mu ubwo buryo satani rero ararira ariko kurira bigenze uku nguku mbona ndavuga ntise n'ubundi ndagenda nsubire pfiriye mu cyaro bigende biti wehe yarambwiye ati rero niba wumva ku mutima wawe bikurimo nanjye ndemera kuba nagufasha ku bushobozi bwanjye bwose nshobora kuba nafite ari ubwo kukwitaho ari ubwo kuba nashakisha icyo nabona tukagisangira nuko nguko ninjye usigaye wo kuba nanjye nakwitangira ahubwo ati se bizagenda bite ko nta kintu mfite mbo we arambwira ati rero ngewe hari ahantu naragije agatungo nakagurisha tugatangira ubuzima kandi hamwe no gusenga Imana izaducira inzira niko byagenze twaraje ubwo bwa mbere abagantu hirya Kimisagara niho twaje gushaka inzu turakodesha ubwo nawe ariko we ntago twabanaga nawe yabaga igikondo nyine turashakisha kubera ko nawe mu buzima yabayemo twese tuziranye bwari ubwo gushakisha ntabwo bwari ubwo kuba ari umuntu w'umutesi w'umunenganizi wari aho ngaho yarazi gushakisha akabyuka akajya Nyabugogo agashakisha bikarangira akongera akagaruka Imana igenda ducira inzira buhoro buhoro uko twe tutabitekerezaga ko byabaho ariko ngewe mu kwizera kwanjye nuko nari mbonye n'ubundi ngewe ndokotse urupfu nk'uru ibyo nasabye Imana ngewe nabonaga bigenda biba kuko aho nabiboneye bwa mbere urabona burya kugira ngo ntuzibeho nayikenera inkingi we nkibimutura bwa mbere nayo nzi ko bitanashoboka nzi ko atanabyemera wenda bimaze kumera uko nguku nawe natekerezaga ashobora nawe kumerera nk'abandi bose uko b'inshuti uko bagiye bamerera nawe akabyanga ubwo urumva Imana we yahise imukoreramo arabyemera mu kubyemera ni nawe fondasiyo yo kubana tunabayeho kugeza n'ubu ngubu byaturutse akagenda agashakisha mu bushobozi bwiwe akaza ikibonetse tukarya icyo ngicyo inshuti n'abavandimwe nabo bagenda badusura rimwe na rimwe bakaza bareba ubuzima tubayemo bakavuga bati nanjye nakora iki ngiki ku bushobozi bwanjye tubaho mu bwo buzima kugeza n'ubu ngubu tubayeho tukimara kubana tugira n'amahirwe Imana iduha umwana kugeza ubu ngubu dufite umwana umwe afite umwaka umwe n'igice ubwo buzima twibereyemo ubwo we arashakisha aho imbaraga zigiye zigenda ziyongera bigakunda n'ubwo buzima tubayemo ntabwo byoroshye cyane yenda gato ndaza ndeka nkubaze wowe mama gatoya kuri iki kiganiro gisa nkaho kirambuye ku bijyanye n'ubuzima bwanyu mu by'ukuri nubwo kiba kivunagwe ariko kiba gisobanuye byose mwagiye mucamo mu by'ukuri uyu mutware wawe byose avuze babyumvishe niba araguhimbiye uraza kubivuga cyangwa se niba avuze n'ukuri byose uraza kugenda umuhamiriza mu by'ukuri mu byo twaganiye byose hamwe nawe hari abantu benshi cyane tuzi bagiye bagira abakunzi ndazifite ingero nyinshi cyane n'ibiganiro twagiye dukora cyangwa se nzi ku giti cyanjye abakunzi babo bagiye bahura n'impanuka yenda bakagira ubumuga bwa burundu bigatuma abari abakunzi babo babihakana wowe kubera iki nyuma y'uko bikomeje gukomera gutyo ukajya kumurwaza na nyuma yo gukomeza kumurwanaho ugahitamo kumufata kandi uzi ko nta kindi kintu aragishoboye gukora kuko aramaze kuri ingingo z'amaboko ibyo kuri bimeze bite ngiye numvaga Imana yampana kuko umuntu twabanye tukiri abana ibibi ni byiza tukabisangira numvaga mu gihe ageze mu bibi nta mwanga numvaga Imana yampana nyine numvaga Imana yampana wowe ku ruhande rwawe ukimara kumva ko ageze kwa muganga arwaye ari ku mwuka wa nyuma ukajya kumurwaza ukajya kugira ubwo wumva ko bahisemo kumumambura ingingo z'amaboko wowe icyo gihe wabyakiriye gute ese
wumvaga muri wowe ari iki kigomba gukorwa, watekereje ko ugomba gukomeza kubana nawe cyangwa waravuga ati reka nishakire undi cyangwa se wa wundi kanaka wankundaga reka mbere nisangira, bimeze bite aho ngaho? njyewe nzi yuko umubiri mfite atari uwanjye, isaha n'isaha ntawakwa. Numvaga ko nyine bimubayeho ndabyakira ko nta kundi byagenda. Bimubayeho ndabyakira nta kundi byagenda, ariko muri wowe byanga byemera wahisemo gufata icyemezo. Ngire ngo ntabwo ari icyemezo cyoroshye cyo kuvuga ati reka mbane nawe, nubwo nzi ko nta kintu n'iki na kimwe yenda ugishoboye gukora bitewe n'ibibazo uhuye nabyo, ariko ngomba gukomeza kurwanya ishyaka ry'urukundo nagukunze. Icyo cyemezo cyaje gute kugira ngo uhitemo gufata uwo mwanzuro? Ndizera neza ko atari ikintu cyoroshye kugira ngo ugifate uwo mwanzuro. Bimeze bite? Icyemezo nafashe nabonaga nyine mu mutwe we harimo ubwenge, azajya amfasha gutekereza, nanjye ambwira ati kora iki, kandi koko niko binameze. Aratekereza akambwira ati kora iki, agikora bikagenda neza. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Hari inshuti wari ufite mbere y'uko wenda afata umwanzuro kujya mu mubane, hari inshuti wari ufite, hari abavandimwe, hari abandi bantu batandukanye yenda mwari muziranye bakugiriye inama mbere yo kubana nawe. Ubundi abenshi ndizera ko 90% bakurira ati umuntu mureke, 90% yenda babwiye ati umuntu mureke, ariko tubwira ukuntu wabashe kurwana n'ibitekerezo by'abantu batandukanye bakurira ati umuntu mureke byanga byemera. Uratubwiye niba ari nabagucega intege bwe ko byagendaga, ndetse nawe kugira ngo ubashe kumva ko uyu munsi muri kwe, kandi icyo nzi cyo nuko Imana igiye kubagirira neza mu buryo butandukanye na turi kumwe ahangaha. Tubwire wowe wabashe kurwana gute ibyo bitekerezo ngo bareke. Ubundi sabaye kubwiraga bari ba nubwo ari 90% ni bose, ariko ngiye nakurikije umutima wanjye by'unyobora. Abantu bose wabwira ko mugiye kubana barakubwira ati wasaze, bimeze bite? Wowe wabasubizaga iki? Narababwiraga ati banza nanjye nasaze. Ntabwo byari kubura bitewe nuko mu by'ukuri n'imbaraga z'urukundo. Yenda reka nse nkaho mbaza papa gatoya, mu by'ukuri kugira ngo mufate umwanzuro kujya kubana yenda gatoya ku kibazo cy'amatsiko, mwarasezeranye mu mategeko n'imbere y'Imana, bimeze bite? Nuko abantu ntabwo twasezeranye mu mategeko. Urumva kwebwe icyabayeho nabyita nkaho ari ukwitangirana bitewe n'impamvu zaje zibayeho, n'ubutabazi bw'urukundo. Yego, kube impamvu yabiteye nuko gutwe ibyo twapangaga byose ntago twabashije kuba twabigeraho, kubwo shitani yaratwitambitse, mpita nkora sida igenda uku nguku, n'udufaranga naragiye nshakisha tumwe na tumwe, n'ubundi tugenderamo biba birarangiye. Nuvuga ngo icyabayeho twebwe cyabayeho nko gutabarana, ntago twe tubona uburyo tumaze kujya gusezerana. Urabizi biriya kugira umuntu ahita bikora bice mu mucyo, birategurwa bikagirwaho, ariko ubwo ngubwo twe kwari tumaze kubona ko ari ibintu bigoye. Ariko ntago ari kuba tutarabikoze, suko twebwe tutabyemera cyangwa tutabishyigikira, tunabisaba Imana kandi turabizi bizakunda, izanabiduha, bizabaho, kandi turanabishaka rwose. Nukuri umva ko ntatwerera ahangaha, zatwerera nzanabutaha mu by'ukuri, kandi twizere ko yenda mubifite mu mishinga ko yenda muzajya imbere y'amategeko n'imbere y'Imana cyane. Turanabisengera, twe tubisaba Imana buri munsi. Yego, haraburi kintu reka mbaze, ndasanga ari umuntu udukurikiye uvuga ati iki cyo ndagikora, ariko umugambi w'Imana usohore mu buryo bunyuze mu mucyo. Yego, mwumva mubura iki kugira ngo mubane bwemeye n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana, kuko nabyumvishe murasenga mu by'ukuri? ni ukuvuga ngo twebwe urabona ubuzima tubayemo turacyashakisha, si kuko kuba tutagahereye ku bihamya bihamiriza Imana bikanahesha icyubahiro atari byo twagahise duheraho, ariko turacyashakisha mu bushobozi bwacu uko tuzabubona, twe tubisaba Imana kandi ko tuzabikora bigakunda. Bose ni nabyo tuba dutekerezaho bya mbere y'ibindi. Yego, ni ikihe kugira ngo tucyumve nyirizina nk'umutware n'ibanga seriyanya nabanga ririmo, tuba tugomba kubyumva kugira ngo turebe natwe
ngo nkomeza ngukomeze hari ibyo ushoboye nanjye nashoboye nari ibyo ushoboye natwe tudashoboye nko kuvuga ati aratekereza nkakora nashoboye gukora ariko ashoboye gutekereza ushoboye gukora ariko hari ibyo udatekereza kugira ngo no gusangira nk'ibyo ngibyo tuvuge n'urugero mu buryo bwanyu haba habura iki kugira ngo ejo tubone ibirori by'akataraboneka ziko icyo gihe mu ijoro bazavuza impundu twebwe ntabwo njyewe njya mbeshya ni ukuvuga ngo ubuzima twaciyemo twebwe ubuzima tunarimo no kugeza n'ubu narwo bwa butabazi bwabayeho bwo kwitangirana turi kubitegura ubanga ubushobozi bwabwo ntabwo turabugeraho ariko turimo turabitegura tunabisaba Imana kandi ngo nabidushyigikiremo yego abivuze mu ibanga rikomeye yari afite ubwoba baza ari ikintu yarazi ko ugiye kuvuga nibyo rwose nuko rero kandi twizere ko bizagenda neza ariko ku ruhande rwa reka nsenga nkubaza ahangaha mbere yuko mujya kubana byanga byemera hari abantu batandukanye ngo ntabwo utageze intorezo nubwo ntabwo atashye ariko byanga byemera hari abantu bari bazi ko mugiye kubana bakomeje kwitambika bazi ko yenda Imana itazabatabara ngo mugeze uyu munsi yenda muhagaze gutya musa neza gutya yenda umwana asa neza kuriya abasha kubona inkweto yo kwambara abasha kubona isabune yo gukaraba mu by'ukuri hari ibyenda yakubwiye cyangwa se wowe wibuka byanakubabaje cyane mbere y'uko yenda mufata umwanzuro kubona cyangwa se munabana bakomeje gushaka kurwanya yenda ko munabana nk'ibyo byose wowe ni nk'ibihe yenda wari byatubwiye ati nk'ijana ku ijana by'abantu bose babimenyaga barandwanyaga wowe ku ruhande rwawe nk'ibi wabuzi mu by'ukuri byatumaga mucika intege ariko bikaba ari byanabakomeje kugeza ngo na n'uyu munsi urukundo rwanyu ruhagaze ahangaha mu ruhama imbere y'Imana n'abantu muri buno buryo njyewe nanjye nk'uko yabivuze iyo we nabonaga arimo abavandimwe n'inshuti we abamutoteza muri ubwo buryo nanjye iyo nabyumvaga byarambabazaga cyane nicyo kintu nanjye cyambabaje kuri ibyo ngibyo ariko hamwe n'umutimanama we hamwe n'urukundo twageranye no kuva tukiri abana aranyitangira turabana mu buzima nk'ubu kuva yenda mwabana mwari mwajya kureba ababyeyi kwivuga kumva ko muri n'abaturanyi ngo mujye kubasura mu miryango se bantu batandukanye mwakuranye mwakinnye ubute mwakinnye mabigibigi ibintu nk'ibyo byose mwajyanye gutora inkwi kuvoma byose mwari mwafata umwanya kugira ngo mujyeyo mujye kureba uko bimeze iwacu tujyayo rimwe na rimwe tujyayo nuko kubitegura nabyo aba ari ukubitegura ariko tujyayo kuva twabana twese twagiye tujyayo niki kintu cyatumye n'uyu munsi nawe ubwe nubwo mu by'ukuri hari uko ubayeho uyu munsi byatumye uvuga ati uyu mwana w'umukobwa rwose nanjye uko byagenda kose nzahora musabira umugisha ku Mana bitewe n'uko hari urukundo yanyeretse ntarigira mbona kuri iyi si njyewe ikintu cya mbere nabonye ko atandukanye n'abandi bose kuko hari aho ugera nubwo mwaba mubana mukundana bishoboka akabona wehe igihe ugezemo bitamworohera kuba mwabana ngo bikunde we ubwo mukangana kubera icyo ngicyo kibayeho ariko wenda bimushimira kubw'umutima we w'urukundo we wamukomerejemo akabasha kuba we yabyemera tukabana kandi nshimira n'Imana yamuhaye uyu mutima wo gukomeza kubyihanganira ubundi wowe reka nkwibariza ikibazo cy'amatsiko urumva yenda ku myaka mugiye kumarana ibiri mubana nubwo mwakomeje no kubana na mbere umva ko yenda igihe cy'imyaka miremire maze muzanye ko mubana gutya ubundi yo kugira ngo uhitemo kuvuga ati reka ngiwe muzane mbane nawe gutya dukomezanye ubuzima icyo nzarya nicyo azaryaho kuko byanga byemera ubu ni wowe umukarabya ni wowe umwambika niyo umukorera buri kimwe ubundi yo kugira ngo ufate icyo cyemezo nubwo mwakundanaga nubwo bati benshi barandwanyaga ubundi wowe kugira ngo uhitemo gukora kino gikorwa nakwita n'icy'urukundo n'ubutabazi byose muri rusange kuko ngo urukundo ngo rurihangana rurababarira rugira byose nubwo ngubwo ufite cyo kose nawe mukobwa mbonye ufite urukundo mu Rwanda rwose byagenze gute ubundi kare nakubwiye yuko ngiye numvaga mwanze Imana yampana Imana yaguhana
kuki yumvaga Imana yaguhana kandi nta cyaha kitababarirwa ejo bari kujya mu rusengero bati Imana mbabarira narahemutse Imana ikakubabarira bikarangira yenda ugakomezanya n'ubuzima n'undi muntu ariko avuga ati uriya ntabwo Imana yari kumbabarira kuko buriya Imana yakuremye kugira uzaze hano udukorera ubuvugizi nawe Imana nanjye yandemye kugira nzamufashe niko numvaga. Niki kintu wishimira uri kumwe nawe gutya yenda mu buzima mubamo nubwo ari urusobe rw'ibibazo turabizi ntabwo ibintu biba byoroshye by the way n'abantu babiri bari kumwe urugo rurabananira ibibazo bikaba ibibazo noneho amprise wowe yenda ni wa hanini cyane ukora bitahirya no kugira ngo mubeho ubundi ariko hari ikintu navuga ngo kigushimisha nk'iyo muri kumwe gutya yenda mu mibereho yanyu niki gushimisha kuri yo kivuga ati nzakunambaho habe mu gitondo habe nimugoroba na kimwe kitanshimisha ariko nakanajya ko rukavuga ati aka kaniyo kabaye rwose nabimenye mba numva nishimye nk'iyo bigenze gutya cyangwa se nk'ikintu ku ruhande rwa kigushimisha kuruta ibindi wowe iyo umubonye muri kumwe kuri we nta na kimwe kitanshimisha pe usije umubwira ko umukunda cyane ibikorwa biruta amagambo ariko n'amagambo nayo abakenewe yenda ibikorwa byo biragaragara nukuri muri uyu munsi rero mu mibereho ukoresha yenda kugira ngo mubeho bigenda gute ko byanga byemera murakodesha inzu ubukode bwo muri Kigali turabizi nta nzu yabisizemo sima idakodeshwa amafaranga menshi ubundi kugira ngo mubashe kubona imibereho amafaranga abafasha kwishyura inzu amafaranga abafasha kugura isabune urabona abaniyogoshesheje aba nawe bukeye umwana nabonye asa neza cyane bigenda gute ubundi kugira ngo mubeho bigenda gute ngakiravuga tubwire nta kibazo nukuvuga ngo twebwe kugira tubeho ari cyo kintu yavuze wehe muri we dushobora gutekereza tuti umuntu akoze iki ejo nubwo kitaba gihambaye cyangwa se kiri ku rwego bishobora kubyara umusaruro ejo cyangwa ejo bundi bishobora kuba byawugeraho nguvuga ngo we ibintu akora ni ubucuruzi busa nk'abaho n'inzu tukayishyura no kurya tukarya yego kuko twebwe kuba turiho no kugeza n'ubu ntago twe twavuga ngo tubikesha imbaraga zacu inshuti n'abavandimwe nuko nguko twebwe niko bimeze yego mu gihe cyose mumaranye niki kintu yakoze ukavuga ati kino kintu ntigisanzwe cyangwa se yakora ukavuga ati mu by'ukuri mama w'umwana wanjye niwe wenyine kuri iyi si nabonye udasanzwe ngewe ikintu yakoze nkabona ko kidasanzwe kuri ngewe ni ukunyitangira byonyine ntago nabe n'ukuntu nanjye nabivuga akanyitangira kugeza ubu ngubu iyo nkiza gukomeza nko mu buzima ngewe nari mbayemo byanga byakunda uretse ko nabisabye Imana kuva nava ku gitanda cy'ububagiro nabagiyeho kwa muganga ngewe wumva nsabiriza mu muhanda icyo cyonyine ndakimushimira kirenze n'ibindi byose byabaho yego ku rukundo we yanyeretse birahagije ukiva kwa muganga wigize utekereza yuko azakwakira mukomeza mukabana cyangwa wumvaga ko mu by'ukuri birangiye iby'ubuzima birangiriye aho ngaho nta kindi cyerezo cy'ubuzima uzabona njye uko nabitekerezaga nagendeye nko ku byo nanjye rimwe na rimwe nagiye numva se cyangwa nkabona ndavuga ati byanga byakunda ashobora kutabyemera ariko ku rundi ruhande nkurikije ubuzima twabanyemo nuko naho twacanye hose ndavuga ati Imana niyo yonyine ibizi numvaga ngewe kubyemera nanjye biri kuri ngewe niko kuntu nanjye nabyumvaga yego ikibazo cy'amatsiko nk'ibyakubaye iyo aba ari we bibaho wari kwemera mukabana ngewe impamvu ngiye kubisobanura ni ukuvuga ngo burya hari ukuvuga ngo ukunda umuntu utamuryarya buriya niyo umuryarya mu bikorwa bimwe na bimwe bigenda bibaho birabagaragarana hagati yanyu nta n'ikibazo cyari cyana bose uhita ubibona ubundi ngewe uko yankundaga nanjye nuko namukundaga n'ubuzima twasangiye naho twacanye nanjye cyari kumubaho cyose ngewe ntabwo nari kumwanga nanjye ni ukuri pe ngewe niko kuri kwanjye uko yenda biri uyu munsi ahubwo nuko nta nubwo mbivugiye ngo nuko mbona we nawe yanyitangiye buri wese kubyumvisha byamugora ariko twebwe uburyo twabanyemo
njye navuga ko ari nk'umwihariko wacu. Yego. aho umugisha n'ukuri mana urugo uruhezagire. Reka nkwibarize gatoya, hari abana b'abakobwa pe abakunzi bagiye babenga abakunzi babo yenda kubera ko ngo yagize ibibazo mbere yuko yenda babana bari mu rukundo biteguraga n'ubukwe. Hari ingero nyinshi cyane zifatika, yenda nawe hari abagiye bakuganiriza banabikubwira, yenda n'abantu badukurikiye bazabikubwira, bazaguha n'ubuhamya bukomeye ati ngiyewe sheri yaranyanze ku munota wa nyuma kwitewe n'ikibazo nagize nka gutya. Yenda niki kintu babwira abantu batenguha abakunzi babo ku munota wa nyuma bagati isezerano bari barabasezeranije kubera ibibazo runaka bije by'uburwayi se by'ubukene se, yenda gutyo ushobora no gukena yenda gura n'ubumuga bw'ubukene, nabwo n'ubumuga niko ndabwita, ariko bikarangira babanza abakunzi babo. Wowe ku ruhande rwa niki kintu babwira badukurikiye ku mpanuro zibakanya baha impanuro bandi? ubwo ntago baba bakundana pe. Wababwira iki? Njye nababwira burya iyo umuntu akubwiye ati, iyo umuntu agusabye urukundo ukemera, ujye umenya ko burya isezerano niyo rya mbere, wamusezeranye bwa mbere. Ubwo rero iyo umwanze isezerano nyine uburyishe. Wababwira iki mu ruhande rumwe yenda usibye birumvikana ko isezerano baba baryishe, ariko wababwira iki kugira ikintu bagagombye kwitondera, kuko byanga byemera hari umugisha Imana yaguhaye kuko wabanye n'uyu mutware wawe, sibyo? Nubwo mutarajya imbere y'amategeko, ariko nzi ko uru rugo Imana yaruzi kandi yaruhaye n'umugisha, by the way, sibyo? Ari nayo mpamvu Imana yatuyoboye n'aya ngaha kugira ngo tubagere, tunashimira n'abatubanjirije n'abazadukurikira, kuko hari icyo Imana yenda yavuze kuri umuryango kigomba gusohora byanga byemera. Wababwira iki yenda ku bantu bose cyangwa se bazabikora gutenguha umuntu kubera ko aguye mu bibazo, cyangwa se kwanga umukunze kuko ageze mu bibazo runaka ukamwanga ukisangira yenda abandi? Mu by'ukuri wababwira iki? Nababwira ko umubiri ari umubiri kandi ko ntawe utahinduka. Fabrice, sinshaka ko tuza gutinda, ariko tuba dukeneye n'impanuro zanyu mu buryo runaka, yenda tunakeneye no kumva se mu by'ukuri uko bimeze. Wowe hari icyo ubona ubuzima wanyuzemo bwakwigishije wowe n'umudamu wawe, ibi byose umaze kubona hano, runo ruhurirane rw'umuzenguruko w'ubuzima mwagiye mucamo, umaze kukwereka iki? Yenda haba guhemukira ko mwakundanye, haba genda gusa nkaho wenda ukwisha amasezerano muba mwarasezeranye, haba mu buryo nk'ubu ngubu bwawe cyangwa se yenda n'ubwo abandi butandukanye. Mu by'ukuri umaze kubonamo iki n'ikintu wabwira abantu bahemukira abandi bitewe n'uko hari impinduka zije ku buzima zitunguranye? Njyewe icyo nanjye nabagiraho inama ni ukuvuga ngo burya iyo umuntu ari ku isi ntago imbere yawe uba uhareba, uba ureba ako kanya kawe uhagaze n'ibyo urimo by'ako kanya, ariko isaha ku isaha umubiri ushobora kuguhinduka bikagenda wowe uko utanabitekerezaga. Ariko icyo ngiye nabagiraho inama ni uko uramutse ukunda mugenzi wawe ubanza kubyishyiraho ukavuga ati se njyewe kiriya kintu aba ari njye kibayeho, nabigenza nte, nabyitwaramo nte? Iyo umuntu akubwiye ko agukunda mukaba mukundana, ntabwo baba muri gukina cyangwa kubeshyanya. Ku rundi ruhande rimwe na rimwe biragaragarirana, ukabona ko yuko uko gukunda ni icyo bita urukundo, ntabwo ari imikino. Niyo mpamvu njye inama nabagira ni ukwitangirana mu bibi n'ibyiza byose bashobora guhuriramo mu buzima bwa hano ku isi. Yego. Urakoze cyane. Ariko nawe dukurikiye nizere ko uyu muryango hari icyo wigiyeho, cyangwa se hari icyo ubona nawe wawubwira bitewe n'uko twaganiriye kino kiganiro kigufiya cyane tugize. Mu by'ukuri yenda uyu munsi byanga byemera ibibazo byanyu nimwe mumenye ko mubasha kubikemura, ariko ahanini cyane hari ibyifuzo muba mufite bitewe n'uko yenda mubona yenda ni nk'umusozi muremure, yenda nka Fabrice nkawe urareba n'ibibazo muhura nabyo akenshi bibagora ku buryo kwibonera ibisubizo bigenda binabagora uyu munsi, kugira ngo yenda hari abantu badukurikiye bashobora kubafasha mu buryo butandukanye, haba mu masengesho se, mu bitekerezo cyangwa se mu nyunganizi izo zose. Aka kanya ni nk'ibi bintu bibagoye cyane mu mibereho yanyu? Kwebwe ubuzima umuntu aba abayemo burya buri wese ku giti cyiwe, buri wese aba afite ikintu gishobora kuba cyamugora, ariko twe nko mu buzima tubayemo
icya mbere ari nacyo mpa agaciro gakomeye ni inkunga y'amasengesho yo kuba natwe badufasha gusengera ibyo twasabye nyagasani byose tukabigeraho, kuko burya icyo umuntu abanza kugeraho cyose icyo usabye Imana irakiguha, ariko ukanyuzamo n'isengesho ryo kubisengera. Badutere inkunga y'amasengesho nayo turayikeneye cyane n'ukuri, kuko ikijya kubaho cyose burya iyo wasenze ukiragiza Imana ugatakamba Imana irakumva. Yenda gatoya nk'ubwo hari isimburangingo yenda bajya bahereza abantu, ugize uza kujyanye n'isimburangingo za ngo baze ngo yenda ngo babihagaze gutya. Narabibajije ibyo byari ibintu biri hejuru cyane bihanitse. Izo twabajije bwa mbere zo bavuga ko zihagaze miliyoni 15 ziringaniye, ntago ari zimwe zo ku bwonko. Zikora muvoma, ariko nazo zirakora. Nizo ziciriritse mu bijyanye nuko, ariko ayo ariko iramuvinga. Hari n'indi ibigize ibirambuye, izo ziba hano hari abo muri sashika nibo bazikoraga, ariko kenshi zo zikunda gukora ku maguru, nibyo biba byoroshye kurenza amaboko. ntakavagari n'umurundo wayo n'inzozi zamwe, ariko twizere ko ntakiranira Imana, kandi Imana ishobora byose n'ukuri, twizere ko izabikora. Wenda watubwiye ngo byafashe ku maboko no ku maguru, kuki amaguru yo atigeze yangirika cyane, byatewe n'iki? Yenda kugeza uyu munsi yenda ukabona ko amaguru yenda nta kibazo, nubwo tubwiye ko hari ibikomere. Aka kaguru impamvu ko katangiritse cyane, bari bugace ariko basanga umutsi wako utuma gahina kagahinura, ubu kino cyose kirabaza, kino bagikuyemo bagicyana bari cyo bateraho. Bafashe uruhande rumwe barwome, ni narwo ubu barwometseho hano gutya, ubona hari urabona uruhu rw'ikwita ko ntago rusa na hano. Ni urwasagutse bakarwomeka. Naho ikintu cyatumye rero n'akaguru katabasha kwangirika cyane, uwo muri ukimfata ukankomeza wahise unturitse hano mu maha. Amaha itaturika uhita usohokeramo bita birangira. Yego. Fango hari amashimye abantu baba bafite uyu munsi, bango mu bibi no mu byiza dushime. Uyu munsi niki kintu washimira Imana mu byukuri? Ngewe icyo nashimira Imana no kuba nkiriho mpumeka umwuka w'abazima, kandi kabana nampaye n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Yego. Madame Fabrice, uyu munsi wiki ushimira Imana mbere ko dusoza? Buri kimwe cyose ngiye nyishimira Imana. Bose abantu bakubwira ngo ngo ibyo bigiye gukora ngo uzabyicuza, ngo hano ugiye birakureba, ubu wababwira iki kano kanya? Abenshi babaye inshuti. Abari abanzi Imana bahinduye inshuti, babaye inshuti z'imiryango. Yego. Hari cyo yenda uyu munsi bakubwira ati kino kintu wadufashije kumenya kino kintu, niki bajya bavuga ati watubereye mwarimu wari no somo ry'ubuzima, wowe hari cyo bajya bakubwira byanga byemera niki? Nyine bambwira ko nabigishije urukundo nyarukundo, sinzi uko baba bari kubibona rero. Urukundo nyarukundo ruragaragara, kandi n'abandi bari kwigiraho mu buryo nk'ubu ngubu ugiye butandukanye. Ariko yenda hari Fabrice, na kurundi rwawe na akanya gato cyangwa se na madamu wawe, hari ijambo riri ku mutima mbere yuko dusoza, mwabwira abantu badukurikiye kano kanya mu buryo nk'ubu ngubu, mushobora kubabwira bitewe no kwenda hari amahirwe yuko uyu munsi tugeze hano imbere yanyu, ariko akaba hari nk'icyo yenda mujya muti cyangwa se nk'ijambo riri ku mutima muri rusange, mwabwira abantu badukurikiye? Yewe ijambo riri ku mutima wanjye, ndashimira inshuti n'abavandimwe bose bagiye batuba hafi. Imana izagihora ibaho umugisha, kandi nabo bashishikariza gukundana, kuko nibyo bya mbere, no gusenga. Imana ikomeze kubaha umugisha rero, Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubafasha muri byose mukora. Reka tunashimira abantu babanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugera ikiganiro kirangiye. Gire ngo ntago biba byoroshye cyane, ariko Imana yabikoze. Twizere ko tuzagaruka hano hari ubundi butumwa bwiza twumva urutugo twasanze ahangaha.
nshimire Madame Fabrice, nshimire Fabrice, nshimire namwe mwese mugiye kugira icyo mukora kugira ngo uyu muryango w'ukwinshi n'inshuti bafite nimero zabo za telefone ushobora kubahamagara. Tubwire nimero za telefone. 078 41 96 977. Iyo ni yande dukoresha imwe. Mwitubara kuri telefone imwe mwese? Yego. Yanditse kuri nde? Kuri Fabrice. Niyo nkuru. Yego. Niyo nkuru Fabrice. Ariko nta mukinnyi mwitiranwa ra? Niyo nkuru Fabrice. Andare umukinnyi wa football mwitiranwa n'abantu bose bitwa ba niyo nkuru tubasuza n'abitwa ba Fabrice mwese n'abitwa ba niyo nkuru Fabrice n'abitwa kumeze kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubarinda. Ni muri abo niyo telefone sha kuyihamagara bakakwitaba mukaganira ukabungura ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye. Twizere ko kandi Imana ikomeze kubarinda kandi byose bikomeje kugenda neza nubwo ibe bitoroshye isirima ariko tuzagenda tubyoroshya ngo n'ibyari imisozi Imana bihinduye amataba rero mukomeze kugubwa neza. Nakagaruka ibiganiro byacu byo bihoraho n'Impanuro TV. Imana ikomeze kubarinda. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.